Yesu. Mana tuje imbere yawe. Mana turagushimye. Tugushimiye imbaraga zawe zikomeye. Tugushimiye umugambi wawe mwiza. Tugushimiye imirimo yawe itangaje. Tugushimiye ko warinze igihugu cyacu, ukarinda ababyeyi, ukarinda abagabo, ukarinda abasore. Mwami turagushimye ko warinze abadukurikira, inshuti zagusengerwa, abari ku migabane itandukanye y'isi. Tugushimye ko abanye nabo tugushimye. Tugushimye ko tubereye imbaraga. Tugushimye ko tubereye byose nushimwe. Imera Kristo buri muntu wese dukurikiye hano kuri gusengerwa ahabwa umugisha nawe, umwuka w'Imana mubeho, imbaraga z'Imana zimubeho, igitinyiro cy'Imana kimukote muri byose. Tuguhaye ikaze ngo natwe muri byose mwami, mu izina rya Kristo wa Nazareti, amen. Ndaguha ikaze n'unkurikiye. Harimana bararisika, turashimira abantu mwese mudusengera, abafatanya kuga mwese bagusengerwaho muri mwese. Imana ibumugisha. Imana ni imbaraga zacu kandi Imana umutabazi. Ndagira ngo ngwe kaze muri umwanya w'amasengesho, muri gahunda y'amasengesho utangiye, gahunda yo gusenya ibicaniro by'abadayimoni bubatse ku buzima bwawe. Hari imbaraga zimaze igihe zikurwanya, n'ishurirwa rikomeye umwuka w'Imana yanyeretse. Nabonye ibicaniro by'abadayimoni, mbona abadayimoni bagiye bubaka ibintu by'ibicaniro, inzu z'abadayimoni bakubaka ibintu imbere yawe. Buri muntu wese afite ibintu abadayimoni bagiye bubaka. Ni ngombwa dusenye inzu zubatswe n'abadayimoni, ubuzu bw'abadayimoni, ibirura, ibintu byose nabyita ibigonyi. Ubuzu bwubatswe n'abadayimoni ku buzima bwa hari ibintu
abadayimoni bubatse ku buzima bwawe, ku buryo ugiye gutambuka bidakunda, ku buryo ugiye kugira ikintu ukora bidakunda. Ariko Imana yacu ni imbaraga, Imana yacu ni ubushobozi. Muri aya masengesho yo gusenya imbaraga z'abadayimoni, yo gusenya inzu zose, inyubako zose z'abadayimoni, dayimoni yubatse ku buzima bwawe. Hari inyubako z'abadayimoni ziri ku buzima bwawe, zihora zitangira umugisha wawe, ku buryo ugiye gutera intambwe ugongana n'ibyo badayimoni bubatse ku buzima bwawe. Ndakuraritse kugira ngo uzubane natwe muri gahunda, kandi ndazi ko iyi gahunda uzayibona umugisha w'Imana. Ndazi ko hari Imana izakora ku buzima bwawe, ndazi ko Imana izahembura umutima wawe, ndazi ko Imana izahindura amateka ku buzima bwawe, ndazi ko hari ikintu Imana izakorana nawe, ndazi ko hari Imana izasenya ku buzima bwawe. Hari ibintu abademoni bubatse, hari inyubako abademoni bubatse imbere yawe, inyubako z'agahinda, inyubako z'ibikomere, inyubako z'amadeni, ku buryo iyo ugiye gutera intambwe ugongana n'izo nyubako z'abadayimoni. Mu mutima wawe harimo urusaku, ntabwo urwo rusaku ubasha kuruhunga, ntabwo urusaku ubasha kurutsinda, ntabwo urusaku ubasha kurunesha. Ariko hari Imana ibasha kukuneshereza urwo rusaku. Hari Imana mu ijuru yabasha gusenya ibyo abadayimoni bubatse ku buzima bwawe. Hari Imana twizeye ibasha gusenya inyubako mbi z'abadayimoni, izi nyubako mbi zitagaragara n'amaso, abantu badashobora kubona, ziri mu mutima wawe. Izo ni Imana ije gusenya ku buzima bwawe. Hari Imana ibasha gusenya inyubako z'abadayimoni ku buzima bw'umuntu. Ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana, Ezekiyeli bice 12, turasoma ku murongo wa 28. Hari ijambo rivuze ngo, nuko rero ubabwire uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko umwami Uwiteka avuga. Nuko ubabwire ko nta jambo na rimwe rizongera kuranzikwa. Ijambo Imana izavuga rigomba gusohora. Nuko rero ubabwire uti, uku niko umwami Uwiteka avuga ngo, amagambo yanjye yose nta na rimwe rizongera kuranzikwa, ahubwo ijambo nzavuga rizasohora, niko umwami Uwiteka avuga. Hari ibintu wicaranye, ndetse nkubwire ngo gutinda kwawe kw'amasezerano, gutinda kwawe gusubizwa, gutinda kuri uwo musozi, gutinda muri ubwo butayu, gutinda muri ibyo bigeragezo, ntabwo ari uko Imana ikwanga. Oya, hari inyubako abadayimoni bubatse ku buzima bwawe ziba bariyeri. Hari inyubako z'abadayimoni zubatswe, shitani yubatse mu buzima bwawe, zikubera bariyeri y'ubutabazi, zikubera bariyeri yo gusubizwa, zikubera bariyeri yo guhura n'Imana, zikubera bariyeri yo kubona ubwiza bw'Imana. Izi nyubako nizo zigomba gusenyuka kuri wowe, amateka agahinduka. Nagize iyerekwa shuti abankurikiye kuri gusengerwa, ndi mwiyerekwa nabonye inyubako. Nimvuga inyubako ntabwo ari izi nyubako izi tubona, oyi, ndavuga inyubako mbi z'abadayimoni. Hari inyubako abadayimoni bubatse ku mutima wawe, iyo ugiye gusubizwa uhora ubona yuko bizahora bimeze nka bya bindi, kwavuga ko bimwe byapfuye ariko bizapfa.
tuvuge nimba naraguze igitari, ntanga urugero kuri gitari, nkagura igitari ikameneka, dayimoni kubaka inyubako ivuga mu mutima ngo igitari yose nzagura izahora imeneka. Oya, izo nyubako zigomba gusenyuka ku buzima bwawe. Ntabwo igitari nzahora izahora imeneka. Oya, iyo dayimoni imaze kubaka iyo nyubako umutima w'umuntu atakaza ukwizera, ugatangira gutakaza ukwizera, kubana n'Imana bigahinduka, ibyiringiro bigashira, gusenga bigashira. Nimba warapfushije ubukwe ukabupfusha kabiri, dayimoni itizamura inyubako yitwa kutizera, ugahora wumva yuko umuntu wese uzakurambagiza ubukwe buzapfa, ugatakaza ibyiringiro. Wazamura isengesho ntirigende kubera ko umutima wawe dayimoni yubatsemo inyubako yo kutizera, ayishyiramo, iba mu mutima wawe. Nuko umvugije kuri telefone nta byiringiro uba ufite, uba wumva ko ari kwa kundi bizamera. Nimba warasomye inda ikavamo, dayimoni yubatse inyubako ivuga yuko mu mutima wawe ashyiramo ikintu cy'inyubako kikubwira ngo uzahora usama azivemo. Izo nyubako zose muri aya masengesho Imana igomba kuzisenya. Iyo wamaze gutakaza ibyiringiro ukumva yuko inda uzasama izavamo, abadayimoni binjira aho ngaho nyine bakayivanamo, kuko bakubatsemo inyubako yo kutizera, bayisha mutima wawe. Iyo ugiye gusama ufite ubwo iravamo, kuko bakayivanamo, kubera ngo abanyabwoba n'abatizera bazajya mu nyanja ko n'amazuku. Nuwa ngo nta kwizera guhari, nta gutabarwa guhari. Nimba dayimoni yarubatse inyubako yitwa agahinda, ukumva ko mu buzima bwawe utazigera unezerwa, igihe cyose uzahora agahinda. Nimba dayimoni yarubatse inyubako ku mutima wawe ko wanyu nta muntu utera imbere, ukumva yuko mu buzima bwawe uzahora mu buzima bwawe nawe uzamera nk'aho muryango wawe. Oya, izo nyubako nizisenyuke mu izina rya Yesu. Dufite Imana ivuguruza imigambi y'abadayimoni, dufite Imana itesha agaciro imigambi y'abarozi, dufite Imana igisenya inyubako z'abadayimoni igashyiraho inyubako z'Imana. Nimba dayimoni yarubatse inyubako ivuga ko ubucuruzi bwose uhora ucuruza uhomba, wagize ibyago urangura imyumbati irahomba, ujya mu bishyimbo birahomba, dayimoni ihita yubaka inyubako ikubwira ngo ibintu byose uranguye birahomba. Oya, haracyariho ibyiringiro. Haleluya, haracyariho ibyiringiro k'Imana yakubaka inyubako mu buzima bwawe igakomera, amateka agahinduka. Inyubako y'Imana itandukanye n'iy'abadayimoni. Abadayimoni barubaka inyubako mbivuga ngo ntacyo uzimarira. Waba unaryamye ukamubwira ngo nyamara ntacyo uzimarira, uzapfa ntacyo yimarira, nawe wakiraho ukabona ntacyo uzimarira. Nyamara hari Imana ihindura amateka ikakubakira amashimwe. Ijambo ravuze ngo nukoro babwira uti nta jambo na rimwe Uwiteka yavuze rizongera kuranzikwa. Harageze ko ikintu Imana ikubwira gisohora mama. Erepa nekosika. Dayimoni rikubwira ko uko bizahora bimeze mu rugo, uzahora intambara mu rugo, uzahora nazo mu rugo. Dayimoni rikubwira ko utazigera ugira ubuzima, uzahora urwaye, umubiri warabyakiriye, ubwonko burabyakira. Dayimoni hashyiramo inyubako. Izo nyubako ku kwezi n'ukwezi ko gusenya inyubako z'abadayimoni bubatse mu mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo. Inyubako mbi z'abadayimoni bubatse mu mutima wawe zigomba gusenyuka muri aya mezi. Throw in a man on a pan. Imana igomba gusenya inyubako z'amarozi zubatswe ku mutima wawe, ziri mu mutima wawe. Imana igomba gusenya inyubako z'ubugumba dayimoni yubatse umutima wawe, izo zigomba gusenyuka zikakuvaho. Imana igomba gusenya inyubako z'amadeni mbi dayimoni yubatse umutima wawe. Igihe cyose uba kuzabona amadeni tuziravamo power dekosika, izo nyubako zigomba gusenyuka. Imana data igomba gusenya inyubako z'abadayimoni zikubwira ko uzahora uri imfubyi nta gaciro uzagira, ugomba kugira amateka ugashaka amateka agahinduka. Imana igomba gusenya inyubako z'abadayimoni zikubwira ngo ntabwo uzigera wuzura umwuka wera ngo ufashwe nk'abandi. Ibyo nibisenyuke mu izina rya Yesu. Ndakurarikira gufata igihe cyo gusenga nshuti yanjye. Ndakurarikira gufata umwanya wo kubana n'Imana.
ndakurarikira kuburana uburenganzira bwawe. Abantu bakuzi ko kubera inyubako bademo nubatse mbizi ku buzima bwawe. Abantu bakuzi ko ubuzima ubayemo uzabugumamo. Abantu bakuzi ko ubuzima ubayemo utazabuvamo. Abantu bakuzi ko ibibazo ufite bitazarangira. Hari Imana ikuraho ibibazo igashyiraho amashimwe. Abantu bakuzi yuko utazigera ukizwa. Abantu bakuzi ko uzahora muri ubwo buzima. Kristo ndi umwuka w'Imana bamubwire ngo igihe kirageze ngo Imana isenye imigambi y'abademoni ku buzima bwawe. Igihe kirageze ngo Imana isenye imigambi y'abapfumu ku buzima bwawe. Lekosita lobe enema. Igihe kirageze ngo Imana isenye imigambi yicakura ku buzima bwawe. Igihe kirageze ngo Imana ikureho inzingo zikuriho, amaroza kuriho akuveho. Igihe kirageze ngo iby'Imana ivugana nawe bisohore ubibwira abantu ngo byasohore. Harageze ko nawe unezerwa ukabwira abantu ngo hariho Imana ihindura amateka. Imani yumva abayitagira, uri Imana yumva abayizera. Muri wowe Yesu we birashoboka, birashoboka kamateka yahinduka. Muri wowe Yesu we birashoboka, birashoboka kamateka yahinduka. Muri wowe Yesu we birashoboka, birashoboka kamarira yakama. Muri wowe Yesu we birashoboka, birashoboka umuntu yabyara. Uhindura amateka y'umuntu agahinduka, tukabibona. Amateka y'umuntu agahinduka, tukabibona. Uhindura amateka y'umuntu agahinduka, tukabibona. Mana we uhindura amateka y'umuntu agahinduka, tukabibona. Urabikora bikamenyekana, urabikora abantu bagatangara. Urabikora bikamenyekana, yewe Mana yacu urihagije. Uhindura amateka y'umuntu agahinduka, bikamenyekana. Uhindura amateka y'umuntu agahinduka, bikamenyekana, agahinduka, bikamenyekana, agahinduka, bikamenyekana. Imana ibasha guhindura amateka yawe. Imana ibasha
gufata imigambi y'abadayimoni, urusaku umaranye igihe, uburwayi umaranye igihe, agahinda umaranye igihe, ibikomere umaranye igihe. Imana ibasha gufata izo nyubako abadayimoni bubatse ku buzima bwawe, Imana ibasha kubisenya igahindura amateka yawe bikamenyekana. Imana ibasha kukuvura ibikomere, Imana ibasha kuguhoza amarira, Imana ibasha lalatawaza mandola, Imana ibasha kugukenyeza, Imana ibasha kukwagura, Imana ibasha kugukoresha iby'ubutwari abantu bose bagatanga. Ndakubwira wo nkurikiye, Imana ibasha kugukura muri uwo mwijima, iyo nyubako y'umwijima abademoni baguteretsemo, Imana ibasha kuyikuvanamo. Hari igihe umuntu abademoni mutereka bakamutuza ku musozi w'agahinda, bakumutuza ku nyubako y'umwijima, igihe cyose ukagihura n'umwijima w'agahinda n'umubabaro. Imana ibasha guhindura amateka yawe, abantu bose bakabimenya bagashima Imana. Ndanya nkubwire mama nkurikiye ko hari Imana mu ijuru yavuguruza imigambi y'abadayimoni ku buzima bwawe. Ndagira ngo mvugane n'ababyeyi bankurikiye ko hari Imana yavuguruza imigambi y'abapfumu ku buzima bwawe. Hari Imana twizeye yahindura amateka, amarira ufite ikayasimbuza ibyishimo, ibikomere ufite ikabisimbuza ibyishimo, ibibazo ufite ikabisimbuza ibyishimo. Hari Imana twizeye yabasha kukuremera amashimwe. Ele wataya sinimo, dayimoni izi yuko utazasubirwa, dayimoni izi kutazishima, ariko muri aya masengesho kuri uyu mwanya ndagira ngo wizere Imana isenya inyubako z'abadayimoni zubatswe ku buzima bwawe. Iyo ugiye gutambuka uhura n'inyubako z'abadayimoni ku buzima bwawe. Iyo ugiye kugera ku masezerano yawe ubona ibintu byanze. Iyo ugiye kugira ngo ugiye kubona agacu k'umugisha ubona byanze. Imana ibasha kubihindura. Mwene data, bene data muhurikiye, ibintu byananiye abantu, ibintu byananiye abakomeye, ibintu byananiye abadogiteri, ibintu byananiye inshuti n'abavandimwe, ku Mana honyine niho honyine ubasha guhungira, niho honyine ubasha kogama. Mu ku Mana niho honyine ubasha kwicara, ubasha kugera ukaruhuka umutima. Muri Yesu niho honyine ubasha kugera. Imigambi y'abadayimoni, ibyo abarozi bubatse umutima wawe bikavaho. Hari igihe abademoni bubaka umuntu bakamuteza igikomere kitarangira, umuntu yajya kuvuga bikamunanira, aho kwakazamuka umujinya akazamuka akagenda n'ikiniga n'amarira. Yesu abasha kukuvoma ibyo bigashira, akajya hazamuka guseka, ukajya useka ngo ubuntu bw'Imana burampagije. Ndagira ngo ngusengere nshuti wo nkurikiye, igihe umaze ndagira ngo ufate akanya witekerezeho. Igihe umaze ntabwo ari uko uri umuswa, ntabwo ari uko utazi gukora, ntabwo ari uko utazi no gusenga, ahubwo umwuka w'Imana arambwiye ngo hari inyubako z'abadayimoni mbi, hari inyubako abadayimoni bubatse ku buzima bwawe, hari inyubako abadayimoni bubatse ku buzima bwawe zituma utabasha gutambuka. Iyo ugiye gutambuka uhura na bariyeri, iyo ugiye gutambuka uhura n'ikibazo, iyo ugiye gutambuka uhura n'ikigeragezo. Iyo uvuze ngo noneho burakeye ujya kubona ukuntu burijimye. Iyo uvuze ngo ugiye guseka ujya kubona ukuntu amarira arivanze. Iyo uvuze ngo ugiye kwambara agatimba ujya kubona uko fiyashika baramubuza. Iyo uvuze ngo ugiye gucuruza ujya kubona ukuntu burahombye. Iyo uvuze ngo ugiye kurangiza kwiga ujya kubona ukuntu urasibe. Mbese abademoni barabyubatse baje kuzapfira muri ubwo butayu. Ariko ndahanuye uko umwuka w'Imana ambwiye, ubwo butayu busohokemo mu izina rya Yesu Kristo. Izo mbaraga zagufashe nizikurekure. Iyo ugiye kubona amashimwe nk'abandi bapapa ujya kubona haje agahinda. Iyo ugiye kubona ukwicara n'abakomeye ujya kubona ukuntu biraferinze. Yesu nahindura amateka. Iyo ugiye kwakira umugisha wawe, iyo ugiye kwinjira mu ntebe, wicaye ku ntebe yawe, winjiye muri biro wicaye mu ntebe yawe, dayimoni irahaguruka ikabizambye. Ndatangaza ngo Uwiteka nagukubitira imbaraga z'abadayimoni, asenye inyubako z'abadayimoni ku buzima bwawe, yubake amashimwe, yubake umugisha.
pro RFI. Iyo ugiye kubona amashyi, iyo ugiye kujya ngo urangize kwiga, hari abantu muko Imana nyeretse ibaza umuntu agasibira inshuro enye mu ishuri, munyumvire arayiga. Izo ni inyubako abademoni bubaka ku buzima bw'umuntu. Usibira ukitwa amazina, ukajya utaha ukarira, abantu bose ukareba ababyeyi ukareba hasi, abo mwiganye bose ukatangira kujya ubahunga. Izo nyubako zitwa gahinda zo kumva yuko umutwari zero, Imana ije kuzisenya. Ugomba kugira ahandi hantu ugera. Umuntu akarangwa ashaka gucuruza nk'abandi, ibintu bigahita bihombera cyane, mugataha ugasigana amakarito, kuko bubatse inyubako zivuga ngo uzashomera mpaka ushaje. Izo nyubako zigomba gusenyuka, kuko mu ijuru hariho Imana ishaka guhindura amateka, ukayikorera ukazajya no mu ijuru. Imana ituremera umugisha hano mu isi, ikazaduha n'ijuru. Ndagira ngo nshuti dusenga Imana, ndagira ngo ubwenge ngo umugisha hano mu isi uzawubona. Icyo ugomba gusenga Imana muri kuno kwezi, senga Imana, ubwira Imana ngo inyubako zose abademoni bubatse ku buzima bwanjye zatumaga ntabasha kugera ku mugisha wanjye nizisenyuke. Unyemerere dufatanye gusenga nawe muri uku kwezi, twinginga Imana, ubwira Imana ngo Mana, nujya usenga ahantu hose usenga ubwira Imana, Mana, inyubako abademoni bubatse ku buzima bwanjye, inyubako zose nuza kuzitekereza uraza kuzibona. Uraza kubona inyubako nyinshi abademoni bubatse, inyubako z'uruzingo, inyubako za karande, inyubako z'amadene, inyubako zo kutagira akazi, inyubako zo gusabiriza abantu, inyubako zo kutagira ibyiringiro. Ibyo byose ni ibintu abademoni bubatse, bazi yuko utazabivamo ngo bive mushimwe nk'abandi, ariko ibyo bigiye gusenyuka. Haza amashimwe takosikama. Umwuka w'Imana yarambwiye ngo uburane uburenganzira bwawe, uhaguruke mu kwizera, uburane uburenganzira bwawe, utesha agaciro imigambi y'abademoni. Uhaguruke mu kwizera, uburane uburenganzira bwawe, utesha agaciro imbaraga z'abapfumu. Uhaguruke mu kwizera, uburane uburenganzira bwawe, nubwo umuryango wawe, nubwo abavandimwe bawe, nubwo igihugu cyawe. Uburane uburenganzira bwawe mu kazi kawe, utesha agaciro mu muryango wawe, utesha agaciro muri business, utesha agaciro ku bana bawe. Izo nyubako zose usenya urimbure, ubwira Imana ngo Mana, ibi bintu byose ndabirambiwe, nibisenyu tawa enemandura. Uhaguruke mu kwizera, uvuguruze ibyo abantu bagutonde n'ibyo abantu bakuvumye. Hari abantu bakuvumye nawe urabyakira, wumva ko umuvumyi wagufasha. Uwo muvumyi ugomba kubutesha agaciro. Icyo ni ikintu dayimoni yubatse mu mutima wawe, kigomba gusenyuka. Erefo enemandura. Inyubako z'abademoni bubatse mu mutima wawe nizisenyuke. Izo bubatse mu mutima wawe, ku masezerano yawe, mu nzira yawe, nizisenyuke, amateka ahinduke. Ndagira ngo dusenge Imana, ndagira ngo uzamure ukwizera ngo usengere. Ndagira ngo urarike muri uku kwezi udukurikire, muri uku kwezi udukurikire, ukunde kudukurikira. Urajya ubona link yacu, ukunde kudukurikira. Ndaza ko no kubaha amasaha ni mwisi, murajya mudukurikira live kuri Zoom ndetse no kuri YouTube. Kuri iki cyifuzo twagira ngo Imana isenye inyubako z'abademoni ku buzima bwacu, iz'abademoni bubatse zose zisenyuke, amateka ahinduke. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana y'ububasha, uri Imana ikomeye, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ishobora byose, nta na kimwe kikunanira. Izi nyubako zose z'abademoni bubatse ku buzima bw'abana b'Imana zatumaga batabasha gutera imbere, zatumaga batabasha kujya ku masezerano, nizisenyuke mu izina rya Yesu, amateka ahinduke. Twirukanye imbaraga z'abadayimoni, imigambi ya shitani, imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abakonikoni, imbaraga z'abarozi, imbaraga za karande. Ibyo byose lawasi kamandorepa tubitesheje agaciro. Ndasengera abari badukurikiye, umubyeyi udukurikiye, umugabo uzadukurikira, umusore udukurikiye, umukobwa udukurikiye, umushumba, umuyobozi, umuntu wese udukurikiye mu rwego ari mu rwego rwose, turasenga ngo usenye inyubako z'abademoni bubatse ku buzima bwe zatumaga atabasha gutambuka ngo agere ku masezerano ye, ngo agere Kanani, ngo agere aho amusezeranisha. Ibyo bisenyuke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha.